mutwe sare ibintu bibyimbyemo nimwe ba mbere mwagombaga kubibona ibi ariko ndabona utasinzire wase nkurikije uko ndikubona birabengera muri ako gati ntabwo nari nzi ko ibi bintu bitinda cyane wanyemera se nkaza nkabikwambura nkareba oya ni gake banza ureka abantu bagende baza bisukiranye kuri YouTube ninde ubigukura banza ushimaka ninde ubigukura umuntu ubikuraho bose si bossira oya abakozi ni njye urabikura ahantu hari boss urashaka kumura njye kwipanga akazi ahantu hari boss urashaka kumura abantu 5,000 abashaka gukora mu ruhanga oya nahave rwose abantu 5,000 kugira ngo turonshinge isura yacu boss wanjye ndamukunda ntabwo ushaka kumugora nanjye reka magarare hagarara abantu ese washizeho imbago abantu 5,000 kugira ngo turonshinge isura nshya watajyanye muri Rio Day abagabo basezeraniye niho bahurira bitagera yisubiza yuko yayizanye cyane rwose adakunzwe werekanye kuri imfura kuko aho basezeraniye ibintu nabyemereye abantu narababwiye nti hano muri SKFM niho nabivugiye ko nzahindura look ntekereza n'abanyamakuru bari bo twabivuganye bwa mbere ubwo meruka hano mu cyumweru hagati narababwiye nti look nihinduka ndatekereza muri abantu ba mbere n'abakunzi ba SKFM nibo ba mbere bagomba kubona ndibuze kwinjirana mu munsi w'igikundiro mu kazi rero katari kanyoroheye ariko performance ya wasiririho ko ntayibonye ngende mu byahishwe ngende mu byahishwe ya ndirimbo ntabwo uri buyanviringa se oya ngende mu byahishwe ko nibwinjire ntiwamenya n'isa batangaje bitaze trap kujya studio bigoye none uri kwangiza inote urabizi uramuzi wo kare ndamuzi akora pasi yawe pe afite n'indirimbo nziza uragira ngo mbyine uragira ngo mbyine zo trap sumwa hoze muri hari muri babushari ya groupe yawe yitwa gute oya we wari ukwe barimo abagabanye nabo aririmbira yanjyana yabo ariko Kinyatrap ariko ntabwo abanye nabushari kandi dushema 11 n'abazungu ko nubundi uje gato undi muhanzi wari ni Kenny Soul muri stade amahoro Kenny Soul ndamufana arahari cyane nanjye ndamufana niyo yinjiye ubona ko ibintu byavanye imiziki yitwa Selecta Faba wow DJ beza bari DJ twari ni nariganye agana he urafa bamurungano rwawe ku kigo kimwe ni muto Faba nanjye ndi muto ariko oya nyine nenzi ko Faba ari mukuru kukurusha nyine yarandi imbere ho Faba mwariganye ku kigo ariko namwiganye mwishuri ni ku kigo yarandi imbere mwiganye Nyanza Technical School eto Gitarama abandi igihumbi bandi barajya uryarira oya ntabwo binengeye bine wapi kuri bine inyogosho nyerekana naho ushaka kwerekana ko gikora kwibona ndungu uretse kubona umucongo umanuka gutya nabonyemo ubururu n'umweru muri utwo tunweri bagiye bakaraga ubururu tunweri nigeze nkaraga ngewe tunweri turimo ntatwo rwose ariko se ntabwo practice nsanzwe menyere ko abakobwa prakisha inzara ingohi isatsi nawe dread babazi practice oya nibyo ntabwo zisukara no umusatsi wanjye rwose no umukara n'umweru kandi harimo extension umusatsi wari harimo Brazilian hair oya no umusatsi wanjye kabisa nakorewe n'umuntu w'umuhanga cyane Pacom Zuzu harya wari wambaye terango fera afite oya kuri Pacom ni umunsi wabanjirije ni umunsi umwe mbere ahubwo nimugoro wanahuye na Nelly mu gihe abantu barimo baza wasiri mu gihe habura magana ngahe ngo ubereke inyogosho uri buperformingane indirimbo 11 n'abazungu niko yitwa harya yego niko yitwa wamenye ko abanyamusanze bazamukiyeho se babagahita bazamura sloga 11 n'abanyacuve ngo n'abanyacuve ngo n'abayovu ariko ngo 11 n'abarundi abareyo nabonye ba ngabayovu ngo 11 n'abarundi abarundi barabari benshi cyane bose Tchabalala ntiyagisina abanyasinye Musanze oya ariko harimo benshi noneho hari ingingo araza kuba hari benshi uwo bita MC Traore yabonye akantu ka Musanze ngo 11 n'abanyacuba aravuga ngo 11 n'abahinzi sabakinnyi iriya Musanze yari shari rwose n'ibibazo bikomeye cyane 11 n'abahinzi utwinjiza mu munsi ukomeze hari umuntu utaragura itike ubu yego mbere yuko babona iyo nyogosho mukaba turabwira na agenda y'umunsi biteye hari umuntu utaragura itike ayigure hari
hari uri kure yihute hari utazi hari abahoze bambaza isaha neza line up uko iri bube ihagaze umunsi wose waba utunyuriramo muri make wasiri umunsi uterera umuntu ubu nonaha nabonye hari abageze muri stade ariko umuntu utaragera muri stade uterura umwihutisha yego abantu mwese mudukurikiye aka kanya ni kuri konje hari ababa babyukiye mu rugo ari wo mwanya mwiza babonye wo guhura na famiye hari abagiye mu misa barimo baravaye aka kanya hari abandi bari bafite izindi gahunda zigiye zitandukanye kuko konje burya abantu nibwo bagira n'umwanya munini wo gukemura ibyo baba batarakemuye neza ndimo ndababwira nti rero mwihuti kubera ko dufite line up iryoshye imeze neza cyane iri buze gufasha abantu kwenjoyinga cyane mu kanya gato ubu kuri gahunda twari dufite kuva saa 4 kugeza ku isaha y'isa 6 twari muri gahunda yo gufungura imiryango kugira ngo abantu batangire binjire bayerekane ku ruhande kuko ndabona nyifite ni gahunda iryoshye cyane yego hanyuma kugera saa 6 gufungura amarembo ubwo bafunguye amarembo biba bivuze ko niba bafunguye amarembo nyine abantu baninjira saa 6 kugeza ku isaha y'isa 8 harimo match AS Kigali byo n'Inyange match y'abagore nibyo oya harimo match y'abavetera n'abavetera abasaza banishyuye agatuwe ariko ngo Rayon Sport no yihimbye amazina gutya ejo ngabo bitangaje barimo gukina ni gahunda nk'iyo ngiyo tuzi barimo ni bande se abo tuzi barimo ni bande biraza gusaba ko nkurebera ku ruhande hanyuma nyuma yaho gato saa 8 kugera saa 9 turi buze gukora presentation y'ikipe ya Rayon Sport Women Football Club turebe abagore sezita yego bafite umwaka w'imikino uzaba uryoshye cyane urimo amarushanwa mpuzamahanga harimo Sekafa ari nayo twakita nka Champions League yabo ko niho hava qualification wende yo kujya mu matsinda no gukomeza ku yindi round tugiye kureba rero ni bande na champion amafaranga yazamutse n'wongera kwitwara urumva ko nono biraba biryoshye cyane miliyoni harya 25 urebye ni unabibaza neza ushobora gusanga ariyo payroll yabo yose y'umwaka hanyuma turaza kugira iyo saha rero yo gupresenta ikipe ya Rayon Sport Women Football Club turebe bazajyana nabande muri Sekafa n'abakinnyi 20 bari buze gukorerwa presentation ndetse na staff technique yabo urumva ko hakirimo imyanya yo kuzongeramo abandi bakinnyi vuba aha hanyuma barasoza duhita twinjira saa 9 zuzuye duhita twinjira kuri gahunda iri buze gukurikiraho ya Zio Trap kuduperformingira kugira ngo bo nta match bafite ntabwo bari bukine match ni presentation gusa presentation gusa hanyuma harakurikiraho performance ya Zio Trap afite iminota 10 yo gutanga burudani yo ku rwego rwo hejuru yararepese yarepetanye n'aba DJs dufite hariya ni iminota 10 ntabwo ari buze kuririmbamo indirimbo imwe hari abantu bakunda kureba za performance mpuzamahanga hari uburyo umuntu akora iminota 10 ukumva indirimbo aririmbye no kuririmba indirimbo 10 yego yakoze repetition idasanzwe abantu bari buze kubona performance iraza kubiri kuri level yo hejuru hanyuma rero saa 9 ni minota 10 shuti bavandimwe shuti zanjye abazungu nibwo turi buze gutangira kuba present mfite amatsiko nanjye y'uburyo ndaba nambaye sindamenye ukuntu ndaba nambaye kugeza kuri aka kanya saa 9:10 kugera saa 10 zuzuye na performance ya ZEO ni ibintu biri kuri gahunda kuko iyi match iragurishije uramutse duhaye intuza yo hinti baraza kwa bambaye gute ni costume na matriningi ni gakondo ndibuka igihe muzana Haruna mu ntebe y'ubwami nta muntu bazana muri kashuku mwakushite biruka ko mwazanye babaje baherekejwe n'amarobo ya marobo yo kuri stade murayibuka nanjye ndi kwibaza umunsi yarazi ikibona zira robo nabyihorere nabuze ikimurengera bari bankubise none se ko yaje ku mwami none se ni baza ku mwami Pavel Nzira ni Shadrack Bing Bang Pavel ze burya n'umukinnyi wacu simbizi mazi iminsi nari ntabwo arasinya tubayeho n'amakuru gatoya bareyo Pavel yumvikanye na Rayon Sport ibintu byose ariko ntabwo arasinya gusa hari ibyo yahawe byo kwizezwa ko azasinya cyangwa se twabyita nka booking urabona icyo bita booking so yahawe booking kugira ngo n'uyu munsi aze kwerekanwa nk'umukinnyi wa Rayon ariko indi mihango ndetse n'ibindi azahabwa ku makuru mfite bizaba ku wa mbere sinzi niba wasira ari mu mwanya mwiza wo kubivugaho ariko Rayon yari maze iminsi imwirukaho bigera n'ahisa nimuretse ariko bivugwa ko ngo hari umwe mu badamu bakunda Rayon cyane
kandi uri hafi ye mu bafata ibyemezo wabigiyemo cyane akumvika nzira ko agomba kujya muri Rayon birangira rero yumvikanye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport uwo mudamu ngo ashaka kuba afite aho ahuriye na management ya Nzira amakuru mashya rero bisa naho bumvikanye ndetse anahabwa booking yemera no gupresentwa uyu munsi muri Stade Amahoro icyo ntazi nuko ari bukine ariko araba hari arerekanwa nk'umukinnyi wa Rayon Sport hanyuma ku wa mbere iyindi mihango naba yanahawe wenda ibisabwa byose abe yajya mu myitozo ubwo amahirwe menshi kugeza ubu nuko sezitaha Pavel Nzira azabahanganiye umwanya na Dirisa Kuyate ndetse ubwo na Yves ngira ngo pasi yawe bashaka kumurekura uko nabyumvise so nuko nguko ni umukinnyi wa Rayon Sport nta gihindutse ariko iyo umuntu atarashyiraho umukono ntago yagasinye nyine byose biba bishoboka kuko abafana b'Ishyorongi nabo ngo bashaka kuba batabyakiriye neza bavuze bati nyabona yije biti ibi bintu uzi ko no mu busabe bwa nimugoroba Karenzi for your information witwa Eric Forza yongeye ati turashaka umuzamu ukomeye Forza ziko ari umufana wa PL koko turashaka umuzamu ukomeye ariko abafana ba PL icyo kintu nyine kigaragaza hari igice cy'abafana ba PL batekereza ko imbogamizi yonyine atuma adakuramo piramide ari umuzamu ukomeye bafite harabigeze kuba cyane rwose kandi icyo nacyo wakirebaho ntabwo twakuramo piramide tudafite umuzamu ukomeye hakaba rero bavuga ati Nzira nubwo yavuye mu izamu ariko ntabwo twemeranya ko ari umuswa bashobora kuba hari abakibitekereza gutyo ariko kugeza ubu yumvikanye na Rayon ibintu byose keretse yagize igihinduka kuri agenda Wasiri yarageze kuri presentation igomba kurangira saa 10 zuzuye ikakirwa na performance ya Kenny Sol yego uri buze gukora iminota 10 hanyuma nyuma ye turi buze kugira itorero riri buze kudususurutsa gakondo bimwe byo ku rwego rwo hejuru bya bindi biteguye neza recognition ceremony se ni ikintu gushimira afatanya bikorwa sinabo gusa hari n'amafani club burya nayo tuyita abafatanya bikorwa ba Rayon Sport harimo uwo mwanya twabageneye n'amafamiye mu rwego rwo kugira ngo dushimire abantu bagize uruhare rukomeye cyane umwaka w'imikino ushize twagize hari abantu bagiye bashyiraho itafari ryabo kuri Rayon Sport mwagiye mubona iyi Rayon Sport yabaye ya kabiri hanyuma ibyo byose rero biraza gusozwa na saa 11 zuzuye turi buze kwita twinjira muri warm up ngira ngo uyu muntu dufite wishyuye gutambutsa match y'ikipe ya Rayon Sport ku bijyanye n'amashusho Azam afite uburyo amasaha ye yapanze ku buryo turifuza ko saa 11 bigomba kuba byarangiye byose kandi bigakurikizwa ku murongo bivuze ngo umuntu utaragura itike n'umuntu wumva ko arinjira muri stade saa 10 biragenda bite hari ibirori atari bubone hari ukuntu abantu bamenyereye ko ngo ushobora kwinjira wenda ugasanga ngo hari ikintu cyakererewe ngo ugasanga ngo wenda ngo kubw'amahirwe ngo hari igihe ngo nasanga ngo hari icyatinzeho gato ngo bikamfasha kuba hari ibyo nareba oya aya masaha uko muyumva turimo turayavuga nta kintu na kimwe haba muri stade harimo abantu baba batarahagera buri kintu cyose kuri iyi saha yanditse niko kiri buze gukurikizwa nyuma ya warm up match saa 12 zuzuye mu kadomo match yo noneho iyi match yo noneho 12 karangira hafi saa 2 iyi match yo noneho aya masaha mwumva turimo turavuga saa 12 z'umugoroba nuko umusifuzi ahushye mu ifirimbi match itangiye nta kintu gitinza match gutangira kwa kundi uvuga ngo iminota 2 ngo iminota 3 ngo biragenda gutya oya nta kintu gitinza match ya saa 12 gutangira saa 12 ziragira umusifuzi arahuha mu ifirimbi match ihita itangira Wasiri ndumva turabura iminota nka 20 ngo ikiganiro gisoze 5 kuri konje byabuze 5 kuri konje 400 ibine 500 bivuze ngo abantu bakoresha internet bari mu biro hari igice cy'abantu bakoresha internet abenshi batwumva badukurikiye bari mu kazi ubundi byakaba ari 6 anyways 400 ndumva fair enough uko ngende ubona umucongo umanuka ku bwanwa
ndumva niba Ivari urugufasha kuvanamo iyo ngofero no kuzitura kibazo Ivari mukandi kazi no kuzitura ibyo bintu Nayisa yabisabye Nayisa ngwino ariko nizere ko ntakoze amakosa n'ubundi ushinjwa gukunda abasore nta kiro ibintu byawe n'ubundi yahiye Nayisa arashya ejo abonye hari kamwe aravuga ati kuri inzobe ati kusa neza ariko abantu bakunze ariko icyongereza cyawe bavuze ko ari sawa cyane rwose nta kibazo avuga indimi zombi ameze neza cyane hagarara kuri iyo ntebe y'inyuma ntabwo ugera ku mutwe wa Wasiri oya ntusabe kunama rwose ntabwo nzi ko Nayisa ari mugufi gutya oya nese ni fact nino n'amasaha ntagira bivuga Wasiri yicare oya hagarara ndahagarara rwose Nayisa wahagera nta kibazo sorry apologies my bad Nayisa my bad iyi banta ugomba kwimenyera my bad zituri biziriko bya Wasiri banze ukureho ingofero rwose gake rwose ingofero ifungurirwa inyuma ubwo usabe na magnifique ko kamera yajyaho ari yanjye njyenyine tekaho Wasiri na Nayisa cyane rwose zoominga in bitanu biruzuye birafunze ubu se mudatenguha rwose ngibisi kuri konji cyane rwose abantu 5,000 ni abantu benshi cyane FM ni idini ntabwo ari radio jizo chinekemo Jean Wasiri ariko ingofero yambaye yanze high performance ntabwo byumva wowe cyangwa Wasiri ratinyuka pe Mani Wasiri umwe no kumustari pe mani ibi naho uratinya abapadiri banca muri kiriziya oya reka mbanze nkore ku koraho banze wumva uragukeba havuda cyane abe Imana banca muri kiriziya uracebe uwo mucongo uracebe mufunge bitandatu mufunge bitandatu asa nawe wegere mikoro icyo oya ukeneye kuvuga wivuga rero nakora ibikorwa cece kukora ibyo kora kazi ndavuga ukore do the walking I will do the talking yeah ngaho ugenda ukuraho gake ntubyangize mbere nyuma Lorenzo wogeza biracyatose nkeneye ko uri kogeza attention Nayisa ahereye inyuma arimo aragenda birindura gake abeyura akuraho abeyura gake akuraho akagasuvetmo gake kari ku musatsi Nayisa wivuga ndavuga attention atangiye kugaragara ubururu n'umweru langi la bulu na langi la arye umweru wita mu Kiswahili kare nyeusi nyeupe yes nyeupe langi la bulu na langi la nyeupe kamere nka rotamu